niyongere haba nawe nongeye guha ikaze kuri YouTube channel yanjye aho ngenda nkugezaho utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ni byiza kubana nanjye kandi niba wishimira ibiganiro byacu ntukagenda utakanda subscribe. Niba hari ikibazo ufite cyangwa inyunganizi ujye utwandikira muri comment tugufashe, wanareba na WhatsApp yacu link maze ukabasha kutwandikira. Mbibutsa ko kugezaho ikiganiro ari Shyaka Shille, aho tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi benshi batari bazi kandi byagufasha mu buzima bwa buri munsi. Niba ntacyo bigutwaye kandi wumva bikurimo, please kanda subscribe, ni iby'agaciro. Akantu ngiye kubereka kanareba cyane cyane umuntu wese w'umusubscriber w'umukiriyeta wa YouTube cyangwa se YouTuber, umuntu ufite channel ya YouTube ayoboye cyangwa se yiwe. Uyu munsi ngiye kwereka uburyo ki ubasha kuba wakiriyetinga cyangwa se warema wahanga wakora link cyangwa se umuyoboro wa subscribe, ukabasha kuba wayohereza nk'umuntu kuri Facebook cyangwa se kuri Instagram cyangwa se ahandi ariho hose kuri social media ariyo yose cyangwa se ahandi hashoboka, akabasha kuba yakora subscribe kuri channel yawe bitamusabye kuva aho yarari cyangwa bitamusabye kuva kuri WhatsApp cyangwa se ngave kuri Facebook cyangwa se ngave kuri Instagram ahari ariho hose, ahubwo agahita akora subscribe kuri channel yawe bitamusabye kuva ahandi ari. Ngo bikorwa gute rero? Ni inzira zoroshye kandi zoroshye cyane. Ndaka umuntu ufite nk'inshuti runaka cyangwa se afite abandi bantu runaka nashaka guha link kugira ngo amukore subscribe kuri channel yiwe. Biragoye cyane kuko burya kenshi na kenshi bitera abantu bute kwinjira muri Google search ugasearchinga cyangwa se ugakora ibiki n'ibiki, ariko iyo umuhaye link kuyikoraho gusa ubundi agahita akora subscribe, ni ibintu biba byoroshye kandi ni ibintu n'umuntu udafite gahunda yo kuguha subscribe abasha kuba yakora. Ngo bikorwa bite rero? Inzira ya mbere, urafata uriya channel yawe cyangwa se link ya channel yawe uyikopiye. Ugomba gukopiya link ya channel yawe. Kugira ngo ubone link ya channel yawe ikintu bisaba ntago bigoye, yenda reka mbereke nk'inzira za bugufi zoroshye. Channel yanjye ni Elisa TV Rwa. Ubwo ndajyamo hano muri YouTube, nuko uzaza kuri YouTube channel yawe, nurangize hano hejuru basacinga wandike usacingamo YouTube channel yawe. Umara kuyisacinga banjye bayita Idi Amin Official, umara kuyisacingamo utegereze ifunguke, wangiza uze kuri uturongo dutatu duhagaze wakande, nurangiza ukanda handitse share. Umara gukanda share uze uyikopiye gutya. noneho wenda reka nk'urugero ushaka kubyohereza umuntu runaka, ni WhatsApp, ni Facebook, ni hehe, biroroshye cyane. Ikintu uri bukore urajya ku muntu ushaka kubyohereza. Wenda reka twimagine ko yenda ashaka kubyohereza nk'umuntu kuri WhatsApp. Winjira kuri WhatsApp ku muntu dushaka kohereza iyo link ya subscribe, yenda reka mbyohereze kuri numero yanjye n'ubundi wenda mbyohereze. Gusa ntago bivuze ko igihe cyose bizaba WhatsApp, ifite kuba Facebook message ahantu hose hashoboka ubasha kuba wakohereza umuntu link bigakunda, birashoboka. Ubwo ngubwo ndakanda no kuri message, mfite mfata ya link yanjye na kopiye nyishyiremo hano. Ukimara kwishyiramo hano ureta wandika akabazo udashyizemo itandukano, nta tandukaniro ririmo, uhita wandikaho ijambo twasoma mu Kinyarwanda ngo ni subi ya iri jambo. Numara kwandikamo iri jambo uhite ushyiraho kano karongo gatambitse ko munsi. Numara kugashyiramo uhite wandikamo ijambo confirmation. Numara kwandikamo ijambo confirmation, wandikemo kano kamenyetso kabihwanye, akamenyetso kabihwanye. Numara kwandikamo akamenyetso kabihwanye wandikemo rimwe, nurangiza wohereze. Noneho ukimara kohereza iyi ntuze, wenda reka mberekanye kandi kugira ngo wenda urebe nk'urugero rw'uko uwo muntu ari buze kubona iyi link naramuka yifunguye. Rekanye kandi ho murebe. Kubera ko ngiye ubusanzwe nakoze subscribe kuri iyi channel, ni gutya bazahita babinyereka. Ariko niba ari umuntu wenda utarakora subscribe, reka nkore unsubscribe kugira ngo murebe uko biza kugenda. Noneho reka nongere nje kuri link kugira ngo turebe uko bigenda n'umuntu naramuka ayinjiyeho. ni bino azahita abona. Ni gutya bigenda.
warangiza ugahita ukanda hano kuri iri jambo ry'umutuku kugira ngo kuri subscribe. Wamaze gukora subscribe ubundi ukabahita usubira inyuma ukabivamo. Sasa murakoze, nakubwira ngo urimo kureba iyi video, nakubwira ngo please kora subscribe, ni inkunga ikomeye cyane kuri njyewe n'ubufasha burenze. Sasa murakoze, ibihe byiza.